Ese wigeze wibaza impamvu usenga ntusubizwe? Uri umwe mu bantu se bajya bibaza uti narasenze ndetse nararize cyane ndetse naranize ariko nta kintu na kimwe byigeze bimarira. None se ujya wumva umeze nk'umuntu uvugana n'ikirere gusa ariko ugasenga ukumva amasengesho yawe ntago abasha kukirenga, rimwe na rimwe ugatekereza yuko wenda Imana yaba itakumvise, ubona nta kintu cyahindutse mu bintu byose wasengeye, muri make ubona utarasubijwe. None uri kwibaza uti kuki senga sisubizwe? Reka nkubwire yuko iki ngiki atari ikibazo wibaza wenyine, ahubwo ni ikibazo gifite abakristo benshi cyane mu ibanga. Bakibaza mu gitondo, bakakibaza nimugoroba, bakakibaza baryamye ndetse ibihe byose bahora bakibazaho, ariko ugasanga babuze igisubizo cy'ukuri cyangwa se babuze igisubizo cya nyacyo. Niba uri umwe mu bantu bashaka kubona igisubizo cya nyacyo, reka ngusabe ukurikiranire kino kiganiro kuva gitangiye kugeza gisoje. Njye mugiye kubana nk'ibisanzwe nitwa Rukundo Damas, YouTube channel Rukundo Gospel Voice. Niba ari ubwambere ugeze angane wirengagiza ukanda subscribe kandi ubuke gufungura inzogera kugira ngo buri kiganiro gitambutse ngo ubashe kukibona kandi ukibonere ku gihe. Ikindi kandi ntiwirengagize kuduhereza like ndetse na comment, jya ngaho hasi muri comment utwandikire utubwire yuko turi kumwe. Ikindi kandi niba ari cyo wifuza yuko twakubwiraho mu kiganiro gita cyangwa se hari nuko wumvise iki kiganiro cyangwa se uri kucyumva, nabwo watwandikira ngaho ukadusangiza igitekerezo cyawe. Reka dutangire ikiganiro cyacu kandi ndabakunda. Abakristo benshi bafata umwanya munini cyane bari kwegerana n'Imana cyangwa se bari gusenga, bafite ibyifuzo byinshi cyane bari kugenda basengera, ariko ugasanga bya byifuzo bari kugenda basengera ntago biri kugenda bikemuka nkuko babyifuza, ndetse bamwe bagatangira kwibaza bati maze igihe kirekire ndi gusengera ubu burwayi, maze iki gihe ndi gusengera ibibazo bigiye bitandukanye, ariko hari Imana banza itanyumva. Imana ntabwo yumva amasengesho yanjye kuko iba yiyumva, ntabwo yakabaye itarantabara igihe maze kuyu musozi ni kirekire cyane. Reka mbanze ngubwire yuko ngiye ntemeranwa nawe kubera yuko Imana irakumva cyane, irakumva ndetse cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Imigani ibice 15:29. Uwiteka abakure y'inkozi z'ibibi ariko yumva gusaba k'umukiranutsi. Nimba uzi neza yuko igihe cyose ugiye gusenga ubanza ukegerana n'Imana, ukabanza ukikirana n'ikintu cyatuma Imana itabasha kukumva, ikintu cyatuma ugaragara nk'umuntu w'inkozi z'ibibi, icyo kintu ukagikuraho, ndakwizeza neza yuko Imana irakumva 5/5. Imana irumva. Ikindi kandi irumva niyo ucecetse, irumva niyo amasengesho yawe yaba atarimo amagambo ariko arimo amarira. Nese n'ubwambere wumvise ijambo rivuga ngo Imana yitegereza mu mutima, wararyumvise? Twandikira ngo muri comment. Icya kabiri ukwiye gusobanukirwa ni iki ngiki. Ndabyemera neza yuko hari igihe Imana ishobora kuba yatinda kuza kugutabara, ariko ntabwo ari ikimenyetso cyerekana yuko yaba yarakoretse. Urwandiko rwa kabiri rwanditswe na Petero igice cya 3:9 haravuga ngo Umwami Imana ntabwo itinze isezerano ryayo nk'uko bamwe batekereza yuko iritinze, ahubwo itwihanganira idashaka ko hagira n'umwe urimbuka, ahubwo ishaka ko bose bihana. Ukwiriye kumenya neza yuko igihe cyose Imana ishobora kuba yatinda, hari ibyo birimo gutegura. Igihe birimo itegura igisubizo kugira ngo izaguhereze igisubizo cyiza, cyangwa se irimo ikura mu nzira ibintu bishaka kwitambika ibisubizo bya kugira ngo bibe byakugeraho bituzuye neza. Uyu munsi rero reka kiraho gucika intege ngo wumve yuko Imana itakumva, waba uri kwishyira mu kaga gakomeye cyane. Reka tugende ku ngingo ya 3 cyangwa se ku kintu cya 3 ukwiriye kumenya kuri iyi ngingo. Hari amasengesho dusenga ariko Imana ikazana ibisubizo, ibyo bisubizo bikaza bitandukanye nuko twabisabye. Pawulo yarasenze ati Mwami Imana nkuraho ikibazo, ariko Imana nayo kumusubiza yamusubiza iti ubuntu bwanjye buraguhagije. Ngo ufate Bibiliya yawe usome ijambo ry'Imana dusanga mu Bakorinto ba 2 ibice 12 ndetse n'umurongo wa 9. Imana ntabwo yigeze imukuraho ikibazo yari afite, ariko yamuhaye imbaraga zo kukihanganira. Rimwe na rimwe turasaba Imana tukayisaba igisubizo cya nyacyo, ariko Imana ikaduhereza imbaraga zo kwihangana cyangwa se no gukomera muri icyo kintu turimo muri ako kanya. Tugerageza gusaba Imana yuko yadukuraho ikibazo, ariko Imana ikaduha ubwenge bwo kugitsinda. Ese tutarajya ku cya 4 kuko ufite kwizera, twandikira ngo muri comment tubwire uko byumva. Icya 4 cyangwa se ingingo ya 4 ivuga kuri iki kibazo abakristo benshi cyane usanga bafite bahora bakibaza, ariko hari ibisubizo nyirizina biba bihari nuko kwibona biba bigoye. Niyo mpamvu nanjye mba navuze ngo reka tukumbure imibahereze kugira ngo muzajye mubasha gusobanukirwa. Cya 4, hari igihe umutima wacu ugomba guhinduka mbere yuko igisubizo kiza. Yakobo ibice 4 ndetse n'umurongo wa 3 uravuga ngo murasaba ariko ntimuhabwe kuko musaba nabi, mushaka kubyayisha irari ryanyu. Ukwiriye kumenya neza yuko atari uko isengesho ryawe yaba ari ribi, oya ntabwo ari uko ari ribi, ahubwo hari igihe Imana ibishaka kuba yabanza kudukiza imitima, kuba yabanza kudukura mu bibi ndetse no kudutoza kumvira. Imana ikunda kugira icyo ikora muri twe mbere yo kugira icyo ikora kuri twe. Menya neza yuko itatinze rero, ahubwo hari ibintu iri kubanza kugukoraho, cyangwa se hari ibintu iri kubanza guhindura kuri wowe cyangwa se ku buzima bwawe. 5 turi gusoza nicyo cyanyuma. Waruzi se ko buriya hari igihe igisubizo cyawe
gishobora gutinda bitewe n'urukundo Imana igukunda. Nk'umubyeyi ibizi ikintu gishobora kwangiza umwana, menya ko atari buri kintu cyose twifuza kidukwiriye, umenye ko buri muryango wese wagerageza kwifuza wose atari uko wose ari uw'umugisha. Ikindi kandi sobanukirwa neza yuko buri kazi kose wasaba ntabwo bishatse kuvuga yuko wazakagiramo umugisha nk'uko ubitekereza. N'igihe biruza hari aho wajya gukora ntutahe ugapfa ubugingo bwawe butejejwe. Yeremiya 29:11 haravuga ngo nk'uko nzi imigambi mbafitiye, imigambi yo kubaha amahoro. Igice cya nyuma gikora ku mutima. Niba warasenze ukarira ukumva usa n'umuntu udasubijwe, menya neza yuko Imana itigeze kwirengagiza. Ikindi kandi ntabwo uri wenyine. Abaheburayo ibice 13:5 bati sinzagusiga kandi ntabwo nzagutererana. Turi gusoza ikiganiro cyacu, reka nkubwire yuko rimwe na rimwe isengesho ryacu Imana iraryumva kandi karisubiza pe. Imana igutegurira igisubizo kirenze icyifuzo wari ufite cyangwa se icyo wifuzaga. Rero ndakwinginze ntucike intege. Ikindi kandi komeza usenge. Ikindi ukomeze no kwizera. Menya neza yuko Uwiteka akuzi, arakumva kandi arimo kugukorera ibyo wayisabye. Arimo arashaka uburyo yagusubiriza ibyifuzo byawe. Isengesho turi gusoza. Mana turagushimiye yuko wumva amasengesho yacu. Nubwo ari igihe tutumva igisubizo, ariko turagusabye kugira ngo uduhe kwizera ndetse no kwihangana. Duhe kumenya yuko utadutererana kandi uduhe n'imbaraga zo gukomera muri ibi bihe bitoroshye. Komeze kuturinda imbaraga z'umwanzi Satani. Bisabye twizeye izina rya Yesu Kristo, amen. Niba iki kiganiro kigukoze ku mutima, kanda subscribe kuri Rukundo Gospel Voice, twandikire comment yawe aho hasi tubwire uko wabyumvise cyangwa se niba ari icyo wifuza ko twaza kubwiraho ubutaha nabwo utwandikira ngo muri comment. Birashoboka cyane ko watwandikira kuri nimero y'ikiganiro, nabwo birashoboka. Nimero yacu ni 0788333034. Bibaye byiza iki kiganiro wagisangiza abandi bakristo bakeneye izi mpunguro cyangwa se bakeneye izi nyigisho cyangwa se bakeneye iri jambo. Urakoze cyane, Imana igumugisha. Reka tuze guhurira mu yindi video iri buze gukurikiraho. Bye, ndagukunda cyane.